Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Namwe kandi mbashimire. Reka nongere mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana, mbahe ikaze kuri channel yanjye. Imana ibaho umugisha. Nukuri njya nshimishwa nyine no kubona munshyigikira, njya nshimishwa no kubona muntera inkunga kugira ngo ivugabutumwa rirusheho kugira aho ritaragera. Biranezeza, Imana ibaho umugisha. Njya mbona abanyandikira muri comment, njya mbona abampamagara, yewe nabyo biranezeza. Njya mbabwira nyine ngo nta muntu ushobora kuzamuka atagize undi umuzamura, kandi bajya bavuga ngo abashyize hamwe nta kibananira. Buri muntu wese azamuka hari undi azamukiyeho. Rero Imana ibaho umugisha. Aho ngeze uyu munsi ni mwebwe pe, ni mwebwe. Imana ibaho umugisha. Ndabibashimiye. Reka dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye ko nta yindi Imana ihwanye nawe, ntayiriho nta nizaboneka, urihariye. Turabigushimiye. Waduhaye ubuzima ari njyewe n'abankurikiye, uduha kubaho nta kiguzi twatanze. Ubwo ni ubuntu watugiriye. Ngaho nkundira uyu mwanya ubane nanjye, wongeye gutanga ijambo ryawe, abagiye kuryakira bahemburwe naryo, maze ukora ibyo wagambiriye unyuze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka tuganire Zaburi ya 22 umurongo waho duhere ku murongo wa 23. Cyangwa reka mbere kuri 22. Haravuga ngo nkiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Abubaha Uwiteka mumushime mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe, mumuhimbaze mwa rubyaro rwa Isiraheli rwose mwe, mumutinye. Kuko atasuzuguye umubabaro w'ubabazwa, habe no kuwuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he, ahubwo yaramutakiye aramwumva. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, ngushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Abanyamubabaro bazarya bahage, abashaka Uwiteka bazamushima. Imitima yanyu iramiteka ryose. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima. Ijambo rivuga ngo abamutakiye yarabumvishe. Abamutakiye yarabumvishe. Reka mbisubiremo. Abamutakiye yarabumvishe. Kandi ni Imana itagisuzugura umunyamubabaro uwo ari we wese. Hari ukuntu isi iteye, hari ukuntu sisiteme yayo yubatse, hari ukuntu umuntu asuzugurwa kubera igihe arimo. Ariko ndashimira Imana, ndashimira Imana. Umubyeyi, ni umubyeyi. Imana yacu ni umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi imenyera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo. Kandi imenyera umuntu wese ibimukwiye mu gihe nyacyo. Imana yacu ni umugenga w'ibihe, kandi ijya imenyera umuntu wese ibimukwiriye. Bibiliya yavuze ngo nkiza akanwa k'intare. Ndashimira Imana ko hari iminwa y'intare yagiye idukiza, amaso yacu akabibona yuko iyo Uwiteka atahaba, iyo minwa y'intare ibiduconshomeye. Nubitekereza urasanga hari akanwa k'intare Imana yagukijije. Hari urupfu rwari rukwasamiye ugiye kubyara, Imana igukiza akanwa k'urwo rupfu. Hari urupfu rwari rukwasamiye cya gihe ukora impanuka, wararwaye ntiwari uzi kuzakira.
aravuga ngo nkiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Hari ibintu Imana yadukuyemo, hari amahembe Imana yadukuyemo, hari ibintu byari bimeze nk'ibigiye kuturangiza, ariko Imana ibidukuramo. aravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. arimo arahamya yuko ibyo yagiriwe n'Imana atazabiceceka, ahubwo azashimira mu iteraniro, avuga imirimo Imana yamukoreye. yemwe abamutakiye yarabumvishe. Mbasabe kino kintu, muzibuke kumushimira mu iteraniro, hagati mu iteraniro. abubaha Uwiteka mumushime, mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe, mumuhimbaze mwa rubyaro rwa Isiraheli rwose mwe, mumutinye. Tumushime, tumuhimbaze, ariko tunamutinye. ngo kuko atazasuzugura umubabaro w'ubabazwa. n'Imana idasuzugura umubabaro w'ubabazwa. ndashimira Imana. n'Imana idasuzugura umubabaro w'ubabazwa. hari igihe abantu bagusuzugura uri mu bihe byo kubabazwa, bakagufatanya n'imibabaro, ariko yavuze ngo n'Imana idasuzugura umubabaro w'ubabazwa. hari igihe umuntu asuzugurwa. nimbivuga hari abari bubyumve kundusha, bagiye basuzugurwa kubera ibihe by'imibabaro bari gucamo, ariko yavuze ngo n'Imana idasuzugura umubabaro w'ubabazwa, ngo habe no kuwuzinukwa. hari igihe abantu bakuzinukwa bakaguhaga, umuntu yakubona ati dore runaka abantu ariko n'Imana idasuzugura umubabaro w'ubabazwa, habe no kuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he. ndashima Yesu ko ataduhishe mu maso he. ndashima Imana ko itaduhishe mu maso hayo. turi mu minsi yo kubabazwa, Imana ntiyaduhishe mu maso hayo. njya ngira ibihe nibuka bimwe na bimwe umuntu atanavuga hano, ariko umutima wanjye uhora uzirikana, ntabwo yigeze impisha mu maso hayo. hari ibihe umuntu agiramo akamera nka Yobu, yareba hirya no hino akabona nta nzira zihari, akabona abari inshuti bahindutse abanzi, abari abajyanama bahindutse abagambanyi, abakuvugaga neza bahindutse bakuvuze nabi. niyo mpamvu nabwiye Imana uzanshoboze kugukorera uko nshoboye. namenye ko abantu bo mu kanya gato barahinduka, isi irahinduka, umuntu arahinduka agira ngo si umwe wagukomeye amashyi. ariko ndashimira Imana, Bibiliya yavuze ngo nta nubwo yamuhishe mu maso he, ngo ahubwo yaramutakiye aramwumva. yakuntumyeho nkubwire ngo waratatse none yarumvishe. haleluya, haleluya. yemwe abamaze iminsi bataka, yambwiye ngo nzibabwire ngo mwaratatse yarumvishe. haleluya. ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. yambwiye ngo nzibabwire ngo abatatse yarabumvishe. ntabwo yasuzuguye umubabaro w'ubabazwa, ntiyamwimye n'amatwi, ngo nta nubwo yamuzinutswe. yambwiye ngo nzibabwire ngo mwaratatse. ndababwiza ukuri, reka mbibabwire nabibwiwe n'umwuka w'Imana, mwaratatse yarumvishe. kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, ngushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhugurira umuhigo wanjye mu maso y'abakuba. none se gushima kwacu kwaturuka hehe ko ariyo yabikoze? reka mbabwire ni ukuri, mwaratatse. bapapa mu nteze amatwi, sinzi imaze iminsi bibatakisha, ariko yambwiye ngo nzimabwire ngo yarumvishe. bamama sinzi imaze iminsi bibatakisha, yambwiye ngo mbabwire ngo yarumvishe. haleluya. basore namwe bakobwa, mwaratatse yarumvishe. yambwiye ngo mwaratatse yarumvishe.
nasoja ngo yimuzenguruke umusozi kirahagize. Nigeze nsoma mu kuva ngo yumva umuniho wabo yibuka isezerano. Yambwiye ngo nzimbabwire ngo mwaratatse none yarumvishe. Ntabwo yigeze isuzugura umubabaro wubabazwa. Ntiyigeze inamuzinukwa. Ndashimira Imana itaratuzinutswe. Ndashimira Imana itarasuzuguye imibabaro yacu twebwe abababazwa. None gutaka kwacu yarakumvishe. Ndababwira ko hari ubuhamya, hari amashimwe mugiye gushimira mu materaniro y'abantu benshi. Hari amashimwe mugiye gushimira mu iteraniro hagati kuko gutaka kwanyu kwarumvishwe imbere y'Imana. None aravuze ngo nzagushimira mu iteraniro ry'abantu benshi kandi gushima kwanjye guturuka kuri wowe. Abanyamubabaro bazarya bahage. Haleluya. Bamwe batakaga, bamwe bari bazarya bahage. Bene da, nituvuga guhaga utagira ngo ni ibyo kurya by'inda gusa. Hari ibintu Imana igiye kuguhaza, igiye kuguhaza uburame, igiye kuguhaza ubuzima. Bazarya bahage, bazambara baberwe, bazabaho. Hari ibintu Imana igiye gukora. Abanyamubabaro bazarya bahage. Abashaka Uwiteka bazamushima. Abashaka Uwiteka nyuma yo kumushaka bazamushima. Ariko bavuga ngo hari abantu bagiye kurya bagahaga. Hari abantu bagiye kuva. Bene hari ubuzima twabayemo. Warya ku manywa ukavuga ati oh ningira umugisha kandi nzongera ejo ku manywa. Hari igihe ngenda mu nzira nkibaza ariko ubuzima nari mbayemo nabuvuyemo gute? Byagenze gute kugira ngo mbe mu buzima ubwo ndimo ndabugezemo gute? Ngahita mvuga n'Uwiteka we uko ntazi uko navuye muri bwa bundi, simenye uko nageze muri, niko ntazi uko nzava muri ubu nkagera mu bundi none ntegereje. Hari ubuzima twari tubayemo tutabona icyizere cyo kubaho. Byagenze gute kugira ngo tubuvemo? Ubuzima bwo kwambara ubusa twabuvuyemo gute none uyu munsi tukaba twambara? Ubuzima bwo kwicwa n'inzara twabuvuyemo gute none uyu munsi tukaba turya? Ubuzima bwo kurara mu mashyamba no mu matuwarete no gucumbikaho batwiri twabuvuyemo gute none umunsi twishyura amazu tubamo? Hari ibihe Imana abanyamubabaro bazarya bahage. Ndashimira Imana ko ari Imana inyuranya, ni Imana inyuranya, ni Imana yimura ibihe, ni Imana ihindura ibihe. Yambwiye ngo nze mabwire ngo gutaka kwanyu kwarumvishwe. Gutaka kwanyu sinzi uko mwatatse, sinzi abatatse abaribo, ariko yambwiye ngo mbabwire ngo gutaka kwanyu kwarumvishwe. Imitima yanyu iramiteka ryose. Hirya yuko bazarya bagahaga, hirya yuko ashaka Uwiteka bazamushima, ngo imitima yacu izarama iteka ryose. Ndagira ngo mbabwire ngo yemwe abamaze iminsi mutaka, nubwo ntazi ibyabatakishije ibyo ari byo, ariko nabatumweho ngo mbabwire ngo gutaka kwanyu kwarumvishwe. Ngo Abayuda bigeze bataka, batakira Imana Petero ari mu maboko y'uwitwa Herode, ngo amaze kwicisha Yakobo inkota, ngo abonye ko anejeje Abayuda ngo yiyongeza na Petero. Reka nkubwire ngo uyu mwaka umwanzi ntazakwiyongeza. Uyu mwaka ntabwo umwanzi aziyongeza abana bawe, ntabwo aziyongeza urugo rwawe, ntabwo aziyongeza umuryango wawe. Ndashimira Imana ibyo yajyanye yarabijyanye, ntabwo uyu mwaka azakwiyongeza. Waratatse none warumvishwe imbere y'Imana. Ngo abitoro bagira umwete wo gusabira Petero ngo Imana iri mu ijuru irabyumva, yohereza marayika. Iyo gutaka kwacu kumvishwe imbere y'Imana, Imana igikora icyatumaga dutaka. Ngo Imana irebye Abisirayeli imenya uko bameze, imenya uko bameze. Iyo dutatse Imana ikumva, igihindura igituma dutaka, ikarema igituma dushima. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Waratatse none gutaka kwawe kwarumvishwe. Hirya yo kumva gutaka kwawe ugiye kurya uhage, ugiye gushimira mu iteraniro ry'abantu benshi, ugiye kumarwa umubabaro, ugiye kurama iteka, ugiye kurama. Imana iguhagije uburame, Imana ikongereye ubuzima. Hari ibintu Imana ikoze mu buzima bwawe. Nari nabatumweho ngo mbabwire ngo gutaka kwanyu kwarumvishwe.
ntabwo nzabo mbwira baribo ariko barahari numwe cyangwa ni babiri ariko gutaka kwanyu kwa yemwe abahoze imisi batakishwa n'ubushomeri gutaka kwawe kwarumvishwe abamaze imisi batakishwa n'ingo barimo gutaka kwanyu kwarumvishwe abamaze imisi batakishwa n'urubyaro gutaka kwanyu kwarumvishwe yambwiye ngo nze babwire ngo gutaka kwanyu kwarumvishwe hirya y'ibyo abanyamoro bagiye kurya bahage erega umuntu ataka afite impamvu imutakisha ntawe utaka adafite impamvu abanyarwanda bavuga ngo uvuga batarabona nubona umuntu agenda yivugisha mu nzira ujye umenya ngo hari ibyamuteye kwivugisha nubona umuntu yahuye n'ikibazo bene da ndakwinginze ushatse watuza ukareka kumufataho ijambo nawe siwe hari igihe bigera bikakurusha imbaraga kugira ngo utakibashije kwihangana haravuze ngo isi nisakaye nawe wanyagirwa ntago tuba tuvuze ibo kugira ngo yenda duse naho tuvuga ngo nabazahure nibazo oya ariko reka nkwibutse yuko uyu muntu niba yahuye n'akaga niba udashoboye kumukomeza bashobora gutuza ukamwihora ugaceceka umuntu ntakave mu kigeragezo ngo ubure aho uhera ujya kumufasha gushima kubera ko wabaye umusonga mu kigeragezo umuntu ntakave mu bushomeri ngo ubure aho uhera umufasha gushimba uko mu bushomeri bwe waramusonze umuntu ntakabyare ngo ubure aho uhera umufasha gushima uko wamufatanyije n'ikigeragezo kandi byamugezeho ujye wirinda wowe kabyara we gusonga umuntu uri mu makuba ujye wirinda kuvuga umuntu uri mu kaga ujye wirinda kwifatanya n'abamugiraho ikiganiro ejo atazasubizwa ukabura aho uhera ikimwaro kikakwica kubera ibyo wavuze ibihe birahinduka mwo kabyaramwe aho izuba rirasa naho rirengera uyu munsi buba bwije bugacya ndeka mbabwiza ukuri ni Imana inyuranye ibihe ni Imana ihindura ibihe ni umugenga w'ibihe yemwe abatatse mwarumvishwe hari ibihe nanyuzemo ndashima Yesu ko byarangiye n'uyu munsi hari ibyo turi gucamo ariko nabyo bizarangira iyo arangije ibya mbere n'uyu munsi iracyahari n'ibindi zabirangiza Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro mu nkundire dusenge dushimira Imana tugiye kwishimira ko ubutaka kwacu yakumvishe icyo mbinginga ni kimwe muzibuke gushimira mu materaniro yera muzibuke gushimira hagati y'abakunzi be muvuga imirimo yayo aba ariyo mushimira kuko ariyo igiye kubikora Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza mukomeze mufatanye natwe kwamaza ubutumwa bwiza iyo ufashe iyo link y'icyo kigisha ukayiha umuntu ubufatanyije nanjye kwamaza ubutumwa bwiza commentaire n'ibindi byose mubikore icyo nzi cyo ni kimwe njya nezezwa no kumva ubuhamya njya nezezwa no kuba bavuga ngo ijambo watugejejeho hari icyo ryakoze muri twebwe binezeza umutima wanjye kavuga ni Imana ishimwe ko umwuka wera yaherekeje ibyo navuze hakaba hari umuntu byaruhuye njya mpura n'abantu nagiye mu bukwe yenda gukora imirimo itandukanye njya nkoramo bakambwira ati twari tukuzi ijambo ryawe binezeza umutima wanjye Imana ibaho umugisha ko mufatanyije natwe rero kandi mukomeze mufatanye natwe turabizi ko Imana izatugeza kure izatugeza harenze aho dutekereza naho twibwira ariko nari ngutumweho ngo nkubwire ngo gutaka kwawe kwageze imbere y'Imana Imana ibaho umugisha reka dusenga Imana turagushimiye ko nta yindi Imana ihwanye nawe ntayiriho ntayizaboneka ikora nk'ibyo ukora tuguhimbarije ko wumvishe kubabazwa kw'abanyamubabaro ntabwo wasuzuguye ntabwo watwirengagije turagushimiye ko uwamunyibabara agiye kurya hage tugushimiye ko wumvishe gutaka kwacu gutaka ko ababyeyi warakumvishe uko abagabo warakumvishe uko abasore n'abakobwa warakumvishe natwe tuzagushimira mu iteraniro rinini tuzagushimira hagati y'abera tuvuga imirimo ukoze abarwayi ubakize abafite ibibazo birangize kuri Imana ibisubiza uri umwe wese umusubize bijyanye n'uko agukeneye abari hafi n'abari kure baremera amashimwe tuzumva amashimwe yabera natwe tugushime tuguhimbaze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahumisha mu izina rya Yesu amen.